Hi guys, mumeze mute bakunze barashoboka TV show. Mumeze neza? Ngiye meze neza nkuko nawe babwiye kubera Imana ngomba guhora meze neza kandi ikindi nawe babwiye ko kumera neza tugomba kubigiramo uruhare tukubyishakira. Abatameze neza rero nkuko murambibabwira murambifuriza kumererwa neza, Imana ijye bafasha namwe mukubwe neza. Abameze neza mukomeze mukubwe neza. Hanyuma rero natinze mu magambo, uyu munsi nabazaniye umutumirwa mwiza cyane, ngira ngo muramubona imbere ya kamera, umubyeyi mwiza cyane ufite ubuhamya bukomeye. Uyu munsi nari nibagiye kubibutsa ko uyu munsi ni umunsi w'ababyeyi. Turi mu mashimwe, abamama turanezerewe turanyuzwe, ngira ngo murabibona akamwenya niko cyubahiro duhora tugiha Imana. Nukuri uyu munsi rero ndi kumwe n'umubyeyi mwiza cyane ufite amateka akomeye. Reka banza bibwire abasuhuze ubundi tubone gukomeza. Karibu kuri Birashoboka TV show. Murakoze cyane. Mwiriwe neza, mumeze mute? Nkuko yabibabwiye, nitwa Musase Jean-Pierre. Kuri uyu munsi w'abamama nanjye nifuje gusangiza abamama bari kunyura mu rugendo nk'urwo nanyuzemo, kugira ngo mbashe kubaho ubuhamya bushobora kubafasha guca muri urwo rugendo kandi bakazarusoza amahoro. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Tuguhaye ikaze kuri Birashoboka, wumve wisanzure. Uyu mubyeyi mubona rero afite amateka akomeye, afite n'abandi benshi bayahuriyeho, ariko nyamukuru impamvu turi hano, cyambere turifuriza ababyeyi bagenzi bacu bafite abana Imana yagiriye neza kubona urubyaro, umunsi mwiza mukomeze muryoherwa n'ineza y'Imana. Hanyuma nyamukuru turi hano ngo dukomeze abavandimwe cyangwa se abadamu bagenzi bacu bakeneye abana ariko batarabona abana. Uyu muvandimwe wacu afite inkuru yo kuba yaramaze igihe kinini atarabona urubyara, ariko nyuma y'Imana mbabwira ngo buri wese isaha igeze aratabarwa. Nyuma yaje gutabarwa, ubu ni mama w'abana. Nabyivugira. Tuguhaye ikaze. Ngira ngo muramubona ibyishimo afite, tuguhaye ikaze. Yego, murakoze cyane mama Birashoboka TV. Nkuko babivuze rero ni amashimwe akomeye. Burya biraryoha kugira abana cyane. Biraryoha kugira abana, bikabana isheke n'umutwaro ukomeye kuba utabafite, ariko iyo baje ubona ko ibintu byari bitandukanye. Nkuko yabibabwiye rero, ndi umumama mfite abana 3, abakobwa 2 n'umuhungu 1. Nkuko ikiganiro twagiteguye rero, nifuje guha ubuhamya abantu b'abamama bafite ikibazo cy'uko bashatse ntibatabona urubyaro, bagitegereje. Mbese uje kubakomeza, ubabwira ukuntu byashobotse. Nje kubakomeza cyane kandi mbabwira ngo mu ijoro hari Imana. Ibyananiye abantu, abaganga bakomeye, ibyananiye buri muntu wese ku isi, mu ijoro haba hari Imana ifite amaboko kugira ngo muyizere, byose bizashoboka. Byose birashoboka. Yego. Mu rugendo rwanjye rero, burya iyo ushatse abantu bose, yaba ababyeyi, famiye, ku mugabo, abantu bose mbese umuntu ashaka kugira ngo abyare. Iyo uhuye n'icyo kigeragezo rero biragorana. Ntabwo ubu ngubu nahita mbwira umuntu uri aho ngaho umaze imyaka 2, 3, 5 utarabona umwana ngo byakire. Biragoye, ndabizi ko bigoye kuko nanjye nabiciyemo. Nkimara gushaka nabuze urubyaro, nyura mu rugendo rukomeye rw'imyaka igera mu 8, mbana n'umugabo ntarabona umwana. Reka mbabwire, urwo rugendo rurakomeye, rusaba umuntu ufite umutima ukomeye, rusaba umuntu kandi wizera Imana, kuko iyo icyo kigeragezo kigezemo burya uvuga ibintu ukumva ko ushobora gutegereza, ukumva ko umwaka umwe washira undi ukaza, ukumva wabyihanganira, cyane cyane n'uwo mwashakanye
niho usigara ari ikibazo. Ubwo rero muhuye n'icyo kibazo muri babiri mu rugo, iyo bitabayeho kwizerana ngo bibeho wa mutima ukomeye, bitangira kuzamba, umukitana ba mwana, ibibazo bikavuka. Haba mu miryango yanyu mwembi, bose babibaza se ikibazo kiri kuri nde. Natinze rero icyo nabwira umuntu utari wabyara, icyo umuntu uri mu rushako utarabona umwana, intambwe namubwira bwa mbere na mbere yatera niyo kugana ku gasambi k'isengesho. Hari ku gasambi k'isengesho niho hari byose dukeneye mwa bantu mwe mundeba. Ubu sinari nzi no gusenga, ariko iyo uciye mu kigeragezo ibintu byose urabyiga. Wanagiye Imana iduteze ibigeragezo kugira ngo itubone, kugira ngo ikubone umenye abantu, kuko iyo urimo aho ngaho uri muri icyo kigeragezo abantu benshi baravuga. Ihangane nguce mu ijambo mbwire, guhera ku umwaka wa mbere ukirimo hagati, ndabizi ko hari n'abantu baba ari abageni bagera bamara amezi 5 bamara umwaka ibibazo bigatangira kuvuka. Rimwe na rimwe abantu bagatangira kuvuga ngo ntibabyara ku mwaka umwe. Ihangane duhere ku mwaka wa mbere byari bimeze bito, wa kabiri, wa gatatu, kugira ngo wa muntu uri muri iyo myaka yose byibura nawe agenda yumva ko ni ibintu biba kuri buri bose kandi byose bishoboka. Njyewe ku mwaka wa mbere kampere ku mezi 5, kuko amezi 5 nibwo uri gutegereza uvuga ati wenda hari uko byagenze, ukagumya ukareba ugasanga nanone ntibyaciyemo. Umwaka wa mbere rero njye nabonye amezi 5 arangiye, umwaka yikubitamo, ariko nkavuga ntizabyara kuko njyewe nashatse ndi mutoya, nta stress yo kuvuga ngo kubyara, nta mama nagiraga wenda ngaranyibutsa ngo ko bimeze gutya. Nakuze mfite umubyeyi w'umupapa, ariko nawe ukunda guha abana amahoro, nta n'ikintu nigeze abimbaza ibintu byo kubyara, habe na famiye y'umugabo ntigeze ibimbaza. Niyo mpamvu muri uwo mwaka umbajije nta stress nari mfite, habe no kujya kureba umuntu w'umuganga ngo mubaze ngo se ngo bimeze bite. Ubundi njyewe natangiye kubitekerezaho mu myaka nk'itatu nibwo natangiye kubona nyine ikibazo kibaye. Muri iyo myaka 2 ibanza umuntu yaranambaza nkamubwira ngo ni gahunda twihaye mu rugo tuzatubyara, nkumva na stress y'umwana mfite kuko nari mutoya. Nabonaga hakiri kare. Kandi iyo system abantu benshi barayikoresha bagikora ubukwe, abantu bayikoresha turabashoboje, ariko nabo sibo, ni ukwirengera no kwanga ko batangira kugukomeretsa. Iyo ushaka kwihagararaho nyine abantu bamwe ushobora kubarimita nyine bya biganiro byabo byo kukubaza bite kutabyara vuba, ukabwira ati ngewe n'umufasha wanjye twihaye igihe kingana gutya na gutya. Kuko muri cyagiye uvuga ati ejo byakunda, ubu kivuga ati ejo byakunda, wenda nuko byameze gutya. Ikindi ngewe nakoreraga kure, nakoreraga ahantu mu ntara imwe njya mu yindi, narengaga intara nyinshi kuko nari ntuye mu Ruhango muri Rwamagana, ari mu rugendo. Ubwo byansabaga kugenda nkakora iminsi y'icyumweru, kuwa 5 nkaza, kandi iyo nazaga mu rugo ubwo n'umunsi wo kuwa 6 nanone kinaniwe, icyumweru nanone ukajya muri stress zo kuba gusubira mu kazi. Navuga nti buriya nuko nyine mba ntahari umunsi ku munsi, isaha n'isaha izashyira bigere. Kwa kuri nyine n'umuntu abikubwira, umuntu ubikubwira ari buraga akakubwira ati se bimeze bite ko mutinda kubyara, ugahita nyine umubwira kuba wizeye ko bizakunda, uhita umubwira ati ni gahunda twihaye nk'umuryango. Ubwo rero urugendo rwarakomeje, muri iyo myaka 3 irashira, mbona 5, 6, noneho byakugira ubwoba nanjye kuko mbitekerezaho, nkumva nyine nipfumye no mu bandi.
gusura abantu, kujya muri za baby shower, kujya gusura abantu babyaye, ntangira kubicikaho nyine numva nyine ntajya mu bandi. utangira kwiheza. Ntangira kwiheza nkavuga n'ubu ninjya kureba umwana bashobora kundeba abandi bakavuga ati muri afite ishyari cyangwa se bimeze gutya, kujya muri baby showers gutyo, ibyo byose ngenda ntangira kubyihunza. Bantumira abandi nkashaka gahunda iri bubereke ko ntari nari mbese ahorana n'andi mu rugo. Nahoranaga gahunda kandi ubu narabyitabiraga imyaka 2, 3 ariko yabaye 4, 5, 6 ntangira noneho gusa nkaho mpungabanye. Ntangira kwivuza, nanya urugendo rwo kwivuza, ariko icyo kigeragezo iyo gifite ukagira uwo mubanye neza atagushyiraho stress ngo umwana ngibiki, ibyo nabyo biragufasha cyane, biragufasha kuko njye nibyo byansunitse. Kuko niyo nashakaga kukivugaho icyo kintu yageragezaga guhindura ikiganiro. Umwana umugisha cyane, nabona iyi video azumve ko mushimye, ntabwo ari bya bindi byo gutaka abafasha. Burya umufasha mwiza koko umuhabwa n'Imana, babivuga ku bamama ariko burya n'abagabo. Umufasha mwiza umuhabwa n'Imana. Mwa bantu mwe, iyo ufite ikigeragezo ukabona uwo mubanye akiguherekejemo nta stress, uba wumva ari amahoro. Kandi noneho ikindi kintu kirenze mu muco nyarwanda, reka tubyite ko ari nko mu muco nyarwanda cyangwa se abanyarwanda abenshi bazi ko kuba umuryango wabuze umwana igihe cyose byitwa ko ari umugore utabyara, ariko buriya ni ukubera iki? Ubona biterwa ahantu biva. Njye nta n'uwabimbwiye, ariko muri njye numvaga ko ari njye kibazo. Wumve ko twapangaga no kujya kwa muganga, bavuga wenda ko twivuzije Legacy cyane. Legacy bari barahandangiye ngo haba umuzungu uvura byatari. Najyaga nshaka kwijyana kuko nabaga ndi Rwamagana, nkumva kugira Legacy nta kibazo. None uwo mufasha njye akambwira ati se urajya kwa muganga wenyine ko ikibazo tugifite twese? Ati turajyana. Nkamugana njye uri hafi, reka nyarukire yamanze menye byari. Ati hoya turajyana. Handi no ku mudogiteri twarinjiranaga. Kamubwira dogita ufata ibizami by'ibifata n'ibyanjye. Nifura cyane. Kuko hari n'abagabo benshi, reka dushimire abagabo bameze nka we bafite kwihangana bari kumwe n'abadamu bagitegereje. Kuko hari n'abagabo batabasha kubisiporuta, igihe cyose bagahora babreminga abadamu babo, bagahora bumva ko abagore baba ari cyo kibazo. Abagabo nk'abo rwose bubahwe, Imana ibaho umugisha cyane. Ukuri natabaha umwanya rwose wa mupapa we, uwo mumama afite umutwaro ugomba kumutwaza nk'uko mwakundanye, nk'uko yemeye kuba. Burya umuntu ukwemerera kubana nawe aba ari umuntu ukomeye cyane, aba ari umuntu ukomeye cyane. Mugomba kunyurana mu nzira zose, zaba inini zagutse, zaba inzira zizitanye, zirimo amahwa, zirimo amacupa, mugakomezanya. Akwa kundire tubisezerana ngo bibe ibintu byiza. Kuko uretse n'ikigeragezo cyo kubyara, hari ibigeragezo byinshi wahuramo n'umufasha wawe utamufasha kubicamo. Icyo kigeragezo kikamwica, kikamuhitana, kandi bakagombye kumuherekeza akabasha kukinyuramo kandi kikarangira. Nuko ahubwo tangira kwivuza, nkajya nshaka kugenda njyenyine. N'ubwa mbere nari nivuje nyine ibintu biri genitali, kujya kuvuga ngo kureba umujenekologe, nkumva ni ibintu biri hayi, nkumva kujya guhura n'umuntu ari bukubaze nyine kuri bya bice by'ibanga iki, ibintu nk'ibyo, nkumva nta wundi muntu ushobora kunyumva. Akaba ariyo mpamvu numvaga namuheza nkijyana. Ariko ambera ibamba, ambera umwana mwiza, turajyana. Ku buryo uyu muganga yandikaga ikizami, yavuga ati si nanjye icyo nagitanga. Ikizami cyose banyandikiye, ati se icyo kizami umuhaye kiramutse ari cyiza, nta kibazo gifite, ari positifu,
kuki njye kitaza kuba ikibazo kuri njyewe wadufashe byose. Ahenshi ibizamini twafataga muganga niyo yabaga ntacyo ari bumufata ariko we yashakaga ibizamini amufata kugira ngo abe yumva ari pose. Yego, ubwo rero twakomeje urwo rugendo rwo kwivuza aho tugeze bakajya batubwira ati se ko muri batoya ko muri abana mwakihangana ibizamini twafashe byose nta kibazo kirimo mugende mutegereze. kimwe mu bintu bishengura benshi kubaho niba niyo bakubwira ngo ufite iki kibazo ariko kuba kubwira ngo nta ndwara nta kibazo ufite noneho ugera ugasenga Imana ukavuga ati bambabariye bakavuga ko wenda ikibazo kiri hariya byibuza niyo miti ndi kunywa nkamvuga ko ndi kuvura ikinini. Ariko ubwo naje Legacy mvuye kwa Nyirinkwaya kubera izo ngendo nakoraga zo mu kazi ni iki nigeze gusama ariko ntabizi ntavuruta kubera ahantu nategaga mu moto ngenda mu kazi ariko kubera ko ntari mbisobanukiwe neza naravorse ari bibi bibazo nyine ngiye kwa muganga aribwo bambwira ati wavorse nyine nanzi ko nasama aho kwa Nyirinkwaya rero nahavuye gute naho hari umudogiteri agerageza nyine kudusobanurira ukuntu ibintu bigenda adukanseringa mvuga ngo iki ati mugende mwicare muracyari batoya ari nawe wambwiye ati kubera ubutaha buri gihe adusobanurira ukuntu sikiri igenda aje avuga ati kuba mutanabana byibura umunsi ku munsi bishobora kubitera rero mugende muture bamusuye nka gatatu ubwa kandi ndamugana ntaho njye kandi yaduhaye randevu nawe ndamugana ntaho njye ese kubera iki ambwira uriya muntu n'ikintu kumbwira ngo ndi mutoya ngo nintegereze akanyereka ingero z'abamama benshi bari aho ngaho benda kujya muri menopause akavuga ati reba uriya arabura umwaka umwe ngo ajye muri menopause ariko urabona ko mu magambo make wabonaga ntacyo ari kugufasha nyine nkabona nyine ari kunkiniraho kubera ko nari maze nyine kumva mu mutwe nanjye byarahindutse utangiye kugira stress waca ku bantu bakabivuga ukabyumva nyine bikagumya kukugora muri wowe. Ese hari nk'umuntu waba waravuze ijambo ukaryumva ukumva ku benshi byibura ngo tubonereho no kubuza abantu bavuga amagambo akomeretsa abantu bagenzi bacu reka tubivuge gutyo kuko ubu ni wowe turi kumwe ariko iyo uri hano ubuhagarariye abandi benshi kandi tuba duhari n'ubundi kubw'abantu batwumva. Ni nk'irihe jambo waba warabwiwe ukumva urakomeretse ku buryo byibura n'umuntu waba urikoresha cyangwa waba wararikoresheje byibura yaba yasaba n'imbabazi uwo yabikoreye byibura hari n'ugiye umuntu ahemuka atazi ko yahemutse cyangwa agahubuka. Hari abantu bahubuka cyangwa benshi reka tuvuge bavuga ubusa yego katukoresha iyo tende akakubwira ijambo azi we azi ko avuze bisanzwe kandi nyamara muri wowe warakwishe uhagaze kuko kwimaramo n'igihe kinini ukibitekerezaho ikibazo n'ubu ugifite abakongera ibibazo n'ubundi wifitiye. Abantu ngere ikintu nababwira mw'abantu nimba nta makuru ahagije ufite kuri mugenzi wawe cyangwa ku muntu si byiza ko yamubaza kuko nkanjye hari igihe najyaga nk'ahantu bagahita bavuga ngo amakuru se umuntu akagusuza amakuru se ugize abana bangahe byavuga ngo ugize abana bangahe harabona abeshyaga atari uko nshaka kubeshya nkamugaya wenda afite babiri kugira ngo nzi ko kugira ngo mpikure ntasiga wenda bari kunganira ntamubeshye kuko nzi ko umuntu atazongera kubona andi makuru yanjye vuba ntabwo bamubeshye. Rero inama natanga ku bantu umuntu arakomereka pe aba afite ibibazo bimugoye nimba nta makuru ufite ku muntu ujye umwihorera utegereza yakubwiye. Ikindi hari ubikora bizana banabishaka agira ngo gukomeretse akura umuntu urayunguka iki ntabwo ntizi
abasore nabo batinze no kwisi baroga umuntu ukomeretse umuntu abishaka batinze no kwisi baroga umugari Imana ibabarira sitwe twabizanye Imana imbabarire umuntu murahura akakubwira ijambo ukumva nyine aragukomerekeje ukanubona beze njye nta wabimbwiye gutya vizave uretse nk'uwo duhuye nyine akambaza amakuru ugize abana bangahe ibintu nk'ibyo abandi babivuga utumva ariko barongorerana hari ukuntu uca ku muntu uca nko ku bantu nyine bahagaze hari ukuntu uca ku bantu noneho uko ugenda imbere ugasa naho wumva ibintu bari kuvuga baca nko ku bantu bakavuga ati yaseka uriza amazina yake niyo atarabyara ati niyo nyine wowe ukabyumva by'umwihariko nk'abantu batuye mu ntara umwe abazundi mu ntara abenshi baba baziranye muri karitsiye yego baba baziranye kuko abenshi ni abantu bo muri karitsiye baziranye abakuzi utakuzi ntabwo yakuvuga ariko iyo bavugaga nka gutyo nyine nkabumva naracecekaga urumva sinahindukira ngo mbarebe leta nkomeza nyine nkagenda umutima uri kuri cya kintu mbitekereza ariko mana kuki nibuka hari abagabo b'inshuti z'umugabo wanjye nanjye ngiye kumureba ahantu mvuye ku ishuri navaga ku ishuri nigaga nijoro muri kaminuza noneho akaza kuntegereza muri gare nyine aho imodoka iri bunsige akaza kuntegereza kugira ngo dutahane bwabaga bwije rimwe njya ahantu hari akarimantasiyo ntari buvuge izina nsanga bamwe bari mu nzu nyine muri alimentation mo imbere abandi bari hanze nyine hari ukuntu abantu babaga bari nko kunywa bagahagarara hanze nyine bari kuganira ibintu bitandukanye ubwo nagenda ndabasuhuza bari hanze nyine namubonaga mu nzu ko arimo avuga ariko sinaca ku bantu ntabasuhuje ndabasuhuza abo bagabo ndabazenguruka nyine nyikata ngenda nyine hari abavuze izina nyine nsuhuza gutya avuga izina hari akazina bitanaga nyine bakanyita akazina k'umugabo wanjye yego nyine umwe aransuhuza ku kazina arakavuga aje aravuga ngo kana utabyarasha nabyumvishe ninjira baba barakonfirimye shayi nabyumvise ninjira baba barakonfirimye ko kantu ni kabi umuntu utinyuka kuvuga ngo kanaka ntabyara ntabwo ari wowe ushyiraho iherezo ati kanaka utabyara shaka ndabyumva nyine ninjiye mpabaye ngezemo imbere ntura umugabo umujinya na mwase ni wari wampamagariye ati si biki ati ni wowe wampamagariye kugira ngo inshuti zawe zinyibutse ko ntabyara arababara kugeza n'isaha uwo muntu yaje kubimenya tusaba imbabazi ariko icyo gihe yarababaye tutahababaye amuregera bagenzi be ariko bigeraho nyine aravuga ati muzamunsabire Janvier muzamunsabire imbabazi naramubabariye ariko icyo gihe nanjye narababaye pe ubundi sinayaga nkunda kubabara navugaga ntibavuze ko ntabyara nyine nibyo ntabwo abeshye kuko ntabwo nabyaye ariko Imana ihabwa icyubahiro nuko Imana uba utabona ukuntu yishimira ariko ndashima Imana kuko muri iyo myaka yose namaze imyaka igera ku 8 kuko ndumva nabyaye mu mwaka wa 8 ushira twinjiye mu wa 9 urumva urwo rugendo ntabwo byoroshye narahangayitse cyane bikomeye uburyo nayaga nifuza ko n'umugabo yaza akabimbwiraho gato hanyuma kugira ngo nyine mbone uko murekura ngende nkumva nyine nabitekerezaga nkavuga nti wenda ninjye ufite ikibazo abwira Imana niko Mana niba ari njye ufite ikibazo wabinyeretse byibura noneho mu mutima wanjye nkatekereza ko ndamutse ngiye nyine tugatandukana kuko yarankundaga cyane pe bigaragara n'ubu aracyankunda rwose aranabimbwira
n'abantu benshi barambwira ati umugabo aragukunda waramuroze yabaye intwari wondera abantu bamwe bavuga ati waramuroze nk'uko ntarabyara abenshi baravuga ati uriya mugore nta kuntu yaba agifite uriya mugabo atarabyara uriya mugore ni umurozi umuntu ngo mwamarana imyaka uwa mbere wa kabiri wa gatatu kugeza ku myaka 8 atarabyara bagikundana kuriya. Abanyarwandakazi mubona abantu bikundaniye mukavuga ko babaroze ubundi nta kibazo mufite nimukashyira abana akadomo mwabana burya Imana iguha ikigerageza izi ko uzakikorera. Imana iguha ikigerageza izi ko uzagicamo. Umugabo wanjye hari ibyo yajyaga nkorera ubagenda nsobanurira kuko nkasanga byari ibintu byo kugira ngo amfashe kugira ngo ntaba ndi njyenyine. Nuko ukuntu yazaga kumfata hari igihe yavaga mu kazi wenda nsubiye inyuma gatoya kubera uko kuntu bambwiraga ati ntabwo mubana umunsi ku munsi ntabwo byakunda. Nageze akazi ndagasezera navuga nti reka nsezera akazi wenda nimba mu rugo umunsi ku munsi bizacamo. Yego birumvikana. Ubwo yajyaga mu kazi nyine akansiga mu rugo yansiga mu rugo akavuguma mpamagara buri kanya avuga ngo se uzi ko nagiye akavuga nyine mba njya nkubaza amakuru. Ubu nibwo agenda bimbwira avuga ati naricaraga mu kazi nkatekereza ukuntu ni gutekereza iby'abana nkumva nyine nanjye ndahangayitse nkumva akazi karananiye. Yahoraga guhangayitse n'ahantu yicaye ku buryo hari bagenzi be nzi babipfuye bamubwira ati uriya mugore yarakuroze ibiki n'ibiki ati kuki aho uri hose uba umwiziritseho ati umugore umenyereza akabari kwa kuntu umugabo arangiza akaza akajya mu kabari agahita amamagara ati nsanga yanga ko wigunga. Noneho bagenzi be nyine bikabababaza bakajya bamubwira ati kuki uhora wizirika ku mugore umugore uri kumenyereza akabari. No kubw'amahirwe sinanywaga inzoga ntabwo nanywaga inzoga nyine nanjye nankicara namubwira gutaha ati hoya guma hano. Ubu nibwo agenda ambwira ati buriya nangaga kuguma mu rugo wenyine ngo ugire ibindi bitekerezo bikabije nyine uhangayike kurushaho kuko n'abaganga baravugaga ati mutabaye poze ntabwo byakunda n'ubundi ushobora kuba nta kibazo ufite ariko kuba ufite stress nabyo bigatuma bidakunda. Nyine nawe akandinda kujya muri utwo twose nkatekereza ko wenda hari n'ikintu famiye yamubwira kinubira nyine uko kuntu tubayeho tutarabyara akabura avuga nti ku buryo naramubwiye njye natinyitse navuga nti waretse bashakana kumwana ararakara icyo gihe nyine ndabimubwira arababara aravuga ati se kuki wumva ko atari njye waba ufite ikibazo nyine njya musaba imbabazi ariko noneho nsigarana mu mutima wanjye kumureka nkagenda nkazamucika. Oya se kandi imyaka 7 mu mwaka wa 7 narahangayitse bikomeye noneho numva ndiyanze kuko naho rega sinari maze kuvayo. Uwo mudogiteri uhambaye twarabonanye nansigara mbwira Imana ati ku Mana ubu ngubu nimba ubona bitazakunda nimba ubona bitari gukunda kuki watumye tubonana tugahura tugakundana tukabana. Nkajya ntonganya Imana nkayibwira ati se Mana ko nzi kuzibuza ibintu byose ni wowe utuzi niba tutazabyara wari ubizi. Ntangira nyine kubabara ntangira kujya muri ibyo ngibyo nyine ntekereza ukuntu namucika kuko we yarankundaga ku buryo atashaka ko ngenda. Nanabimusabye ati se waretse tugatandukana ukora kwabona undi muntu mubyarana. Mama birashoboka Karame ni ibibazo kutagira urubyaro ni ikigeragezo gikomeye. Nubona n'umuntu uri muri icyo kigeragezo umwereka Imana ibarengere kuko njye nagerageje gutura urw'inshuro nyinshi cyane
nagerageje guta urugo inshuro nyinshi. wumvaga wajya hese wataha? Numvaga najya hanze y'igihugu. Ntabwo twabanaga na papa dukunda cyane. Kuko ubu yitabye Imana. Twabanaga na papa udukunda, ukunda abana be, ku buryo ntari kuhava ngo njye mu rugo. Kuko niyo kugenda binkundira nakugenda nawe ntamenye ko ntahari. Imana ishimwe ko utagiye. Imana ishimwe ko ntagiye. Kuko numvaga najya hanze nkavuga nti wenda atambona hafi yashaka undi mugore bakabyara urumva ahantu bigeze umuntu bituma umuntu atekereza ibyo atagakoze, ariko Imana ishimwe atekereza ibintu byinshi bivuze ko nyine uwo muntu nimba umufite wa muntu uba ufite umuntu umeze gutyo uri guca muri icyo kigeragezo, mube hafi muganirize, ikiruta byose umwigishe gusenga. Uko narasenze ngeraho noneho nkajya mbwira Imana ati Imana nimba ndi gusenga nabi, kuko twagize Imana dutura kwa Yezu Nyirimpuhwe. Ibitangaza biba kwa Yezu Nyirimpuhwe abantu mwese murabizi, ariko nagiye mu isengesho kenshi kwa Yezu Nyirimpuhwe nsenga nsaba umwana, bigacaho bikagenda. Ariko iyo ikigeragezo ufite cyenda kurangira, ibintu byose babireba. Kuko nagiye kubyara, njya kubyara n'abaganga bose narabaretse. Nari mfite umuganga hari i Muhanga, simwamamarije ariko ntabwo yanyishyuye, ivuriro ryitwa Sanosi. Umuganga witwa Evariste wanamwamamariza yubawe. Ntacyo mfite namuha, niyo mpamvu ivuriro reka tunarivuge rwose rwose. Mwa babyeyi mwe utaragera muri Sanosi utarabonana n'umuganga witwa Evariste yagira indi ninde, uri umudamu uvuga ngo warahombye. Nibagera muri Sanosi bazabaza umujenekologe, uretse n'abatarabyara. Umuntu wese w'umudamu utarahura na Dr. Evariste ndamurangira. Ngenda nakurangira kuri Sanosi. Turakwababarize wa mubyeyi we. Nicyo kintu muhembye kuko iyo ntanamugira hari byinshi ntari kunyuramo, kuko arakwegera akakubwira ati bizakunda. Ntabwo yakubwira ngo ntibizakunda, kuko nari mbarangiwe n'undi mumama nawe yafashije cyane, wari ufite ikibazo nk'icyanjye. Ngenda noneho kuko abaganga nari naramaze kubanga pe, numva nta muganga umbwira ibizima, bose bambwira uracyari mutoya, genda utegereze. Kubanza abaganga babwira abantu ngo baracyari bato baje kwivuza. Niba umuntu afite ikibazo mama birashoboka, reka tubanze turangira abantu kuri Sanosi. Sorry. Evariste yubahwe. Dr. Evariste ahari hose yumve ko mushimiye. Imana imuhe umugisha, Imana ihe ibiganza bye kugira umugisha, imirimo y'amaboko ye tuzapanga tumusura. Yes, n'ubundi nabiteguraga ko tuzajyana. Yego, yaramfashije aramperekeza ku buryo imiti yampaye yarayimpaye, arambwira ati nkeka ko yanayimpaye kuko yari yambwiye ko nta kibazo mfite. Nawe yasubiyemo byawe ndetse nta kibazo na kimwe mfite. Imiti yampaye ni nkaho ariyo kumfasha wenda kugira ngo numve ko ndi kuvurwa, uri gukurikirana. Kandi burya ikintu yarakuvuje gikomeye ni ukubwira ko bizakunda. Nicyo kintu cyonyine yamvuje. Arambwira ati tuzi gukomeza, akajya nambwira igihe ejo bundi afite abana. Naragiye ndasenga Evariste i Muhanga, reka mbanze mbarangire kuri Sanosi. Waviramo kuri Plateau aho waba uvuye hose, cyangwa kuri gare n'abantu bo kuri agence, uwo wabaza ati kuri ivuriro rya Sanosi ririhe, ararikwereka. Ni hafi hariya kuri Beka, ukomeza kuri Beka gatoya ya Muhanga, ukazamuka ruguru gatoya ibona icyapa cyanditseho Sanosi.
n'abamotari baba bahazi. Evariste Abamama turabikwiye turabivuze. Abamama b'amajyepfo batamuzi babayeho bati mubayeho mute mutarifuza ko Evariste nuko si ukuvuga ngo nuko udafite umwana gusa no mu buzima busanzwe aravura indwara zose ariko by'umwihariko abadamu n'abakobwa ushakishe kuri Sanosi imbibi y'akabanga ubwo naringeze barakoze naringeze kuri uwo mwaka nyine naboneyemo urubyaro. akandi kantu nigiyemo nk'abandi baboneraho nongeye gukonfirima ko aho umuntu ananiriwe niho Imana itabara, niho Imana ihita itangirira. umwaka wa 7 waragushaririye bikomeye. umwaka wa 7 waranshaririye kubera ko inyuma gatoya mu wa 6 ndaje kongera gusama. nsamye bwo ndabimenya nkoresha amateste yose kwa muganga njya no kwipimisha ndumva nanipimishije 2 ngira ikibazo nabwo ndavura. maze kwavota rero none baravuga ati yari yaritwitishije atababeshya kandi shaho nageze kure kuko icyo gihe naruhukiye mu bitaro by'akarere hari Ikinazi nabwo rwose abaganga babona byanze hari ibintu bita creditage byo koza mu nda. hari igihe wava noneho ngo ibyo bintu biba bisohoka ntibishire mu nda neza bikagumya biteza ikibazo. icyo gihe rero naje guhura n'ikindi kigerageza noneho cyo kuvuga ngo nditwitiye. mwabaye mute umuntu yitwitisha njye mugerageza kubimigisha ku bandi. ubwo nanone naje guhura n'icyo kigeragezo cyo abantu bakavuga ati aritwitisha ese ko yavuze ko yari atwite kandi hano nari narabibwiye byari bikiri ibanga nyine. hari ukuntu ibintu bibaho ukaba bigira ibanga biza kwanga rero nabwo ariko ikiganiro kitabaye kirekire reka mbageze ku myaka ya nyuma. umwaka wa 7 waranshaririye ndagenda ndicara ndatuza. Evariste yaramaye imiti aravuga ati genda unywe imiti njye nzaguhamagara. yari anafite nimero yanjye aravuga ati njye nzaguhamagara. yita ku barwayi bwe cyane ku buryo niyo najyaga akabazo nkamuhamagara nkamuganira Janvier yatagavuga wa mama wo mu Ruhango agahita amenya. ubwo rero mwa bantu mwagenda bavuga ngiye gupfukama nsenge nibyanga ubwo sinzi ukuntu avugaga ati nibyanga nyine ubwo bizabyanze. rwose nkijya aho babatirishije abantu kuza kumbwira ngo mbabyarira abana muri batisimu narabivuyemo nkababeshya nyine. umuntu yaza kumbwira ati azambyarira umwana amubwira nti hoya hari undi nafashe cyangwa se nkamubwira hari gahunda zindi mfite gashaka impamvu zidashira kubera kubyanga. ntabwo byoroshye. nagiye gusenga nasubiye mu isengesho. najyaga mu isengesho ngasenga hanyuma mbabwira Imana itari ku Mana tubundi nzi gusenga cyangwa ntabyo nzi. nyine hari ukuntu basenga bagasengera abarwayi abantu babuze urubyaro ababuze akazi abafite uburwayi bukomeye za kanseri na za sida zose nyine iyo bamaze gusenga hari ukuntu basoma abantu bakize basoma ati wenda abamama n'aba bari bamaze imyaka iyi batarabona urubyaro Yezu nyimpa bahaye abana bakabivuga buri gihe nkatega amatwi siniyumve kuko hari igihe umuntu aba yakize bari abantu hari ukuntu berekwa imbaraga z'Imana ziba zihambaye akavuga ati umuntu wari umaze imyaka n'iyi Imana imuhaye urubyaro. abantu bose bakabavuga nkabona. hari umuntu wari ufite kanseri wari ufite randevu yo kwa muganga yakize nategereza aho byanjye bigera nkahabura. nageze aho ncika no gusenga mbese ndayireka
kujya kwa Yesu Nyirimpuhwe ndabireka neza, navuga ati Imana noneho ndakuretse, nawe ntunyitayeho, nawe nyine numva ndihebye ndatuza. Umugabo wanjye agomba kumbwira ko sazacu tuzajya gusenga, kuko yarasigaye ajya wenyine, ntugagenda nawe ugerageze njyewe ndeke. Ngeraho umugabo aragumya arangarura mu isengesho. Noneho nagarukiye nari mfite noneho kujya nsoma muri Bible, ariko najyandaga nkasenga nkabwira Imana ibintu byinshi, nkarira nkapfukama nkagira gute, nanjye nkabwira Imana, Mana rero ukuntu nsubiza, gerageza rero ukuntu nsubiza ibyo nkubwiye, umbwire ko wabyumvise. Ndafata Bibiliya nkahumiriza gutya nkabumbura, kandi ko kwambumbuye nkumva amagambo nsomye ni bya bindi nasabaga. Ahantu nigeze gusa nuko ntibuka umurongo najyaga mbyandika, ariko umaze kubyibagirwa. Nasomye ndasoma ngo wagure imbago z'ihene. Oya, Imana imbabarire, kuko hari ukuntu unyura mu kigeragezo cyamara gucamo ukanibagirwa gusenga, ukibagirwa gushima Imana. Oya, ntabwo wabyibagiwe, ahubwo nuko turi abanyantege nke. Niyo kamere ya muntu. Ndibuka ahantu nigeze gusenga mbwira Imana, ndimo ndasenga numva umwana ari gusakuza inyuma. Mama wazanye akana nyine karimo karasakuza hariya mu ngoro yo kwa Yesu Nyirimpuhwe. Ndangije ndimo gusenga nyine ndakumva kare kuderanje, ariko mbwira Imana nti Imana nanjye nkeneye kuzumva umwana, ariko nsakuriza gutyo naje hano. Maze gusoma kumwe nabumbuye Bible, ndasoma ahantu ntibuka havuga ngo genda wagura imbago z'ihema ryawe, kuko urubyaro rwawe rugiye kwaguka, ugiye kubyara abahungu n'abakobwa. Nasohoka nkabibwira umugabo, nkamubwira neza ahantu nasomye, nuzi ko Imana yansubije n'ibi n'ibi. Iryo somo uzarishake, ujye uriha abantu bose bafite ikibazo, njye ndiha abantu rwose. Ndeme nkomeze. Yego. Finally nyuma nza kujya kwa Yesu Nyirimpuhwe, twajyanye. Nari ngezeho noneho mbona bya bindi by'abakobwa bajyamo buri kwezi, ari buvugire hano, nkahita ndemba. Nakumva igihe cyabyo kigeze byazahirwa agahinda. Icyo gihe rero twagiye kwa Yesu Nyirimpuhwe, ibyo bintu mbirimo ndasenga, ndapfukama, isakaramento ricaho, ndaripipira, ndarira, ndavuga ni Yezu uyu munsi nanjye nunceho. Ndabyibuka nararize, mbese numvaga hari noneho ndi kumwe nawe, ndakumva ndarira, ndavuga nti ndagufashe, ndagukomeje, uyu munsi ntunceho, uyu munsi ni njyewe. Isengesho ryageze ku musozo, mu gihe bari kuvuga abantu Yesu Nyirimpuhwe yakiriye. Icyo gihe ntabwo bavuze imyaka, noneho ntabwo bigeze bavuga ati imyaka runaka. Ndangije ntega amatwi ngo numve ko bari bumvuge. Ntega amatwi ngo numve ko bari bumvuge, ndahumiriza cyane, ndabyibuka. Numva ndababara umugongo cyane, ubwo nari nanze gupfukamuka hasi ndi kubwira Yesu Nyirimpuhwe, Imana noneho uyu munsi ntunceho, ntunsiga. Icyo gihe ngiye kumva ntabwo bigeze bavuga amazina, ntibigeze noneho bapresiza mu mwaka. Barangije baravuga ngo Yesu Nyirimpuhwe yahaye ababyeyi benshi hano ingabire y'urubyaro. None ndavuga ntari ko si ko badakoresha ubu se ndimo. Noneho ikintu gitangaje ahantu Imana ibera Imana, tugisohoka gutyo abantu bose twakuritanaga, atavuga ati muri bari abantu murimo.
nandi kumwe n'umugabo ukuntu Imana nabibwiwe n'abantu bagera ku 10 narasohotse umuntu wese dusuhuje akavuga ati bari abantu Yesu nyibona haye rubyara umurimo uwo duhetwe uwo isi ati muzi ko hari ahantu babavuzemo ndaje ndavuga ko sebura koko nibyo kandi koko mwajemo twajemo isengesho rya kabiri nari nti inda ntoya uretse ko icyo gihe ritabaye nibwo covid yari ijemo ariko icyo gihe nanjye nicyo naboneye urubyaro mama barishima naripimaga ubundi mu rugo ahantu habaga imyanda hari uduteste de grossesse twinshi naripimaga burya ibitekerezo birarema nishyiragamo ko ntita koko utaranatwite ukajya wumva ufite n'iseseme nkumva afite n'iseseme nkumva nyine za complication z'umuntu utwite ndazifite ibyo bintu disi biba ku babyeyi benshi nkajya kugura agateste de grossesse nabona atari byo nkahita ndemba ugahita uremba nkahita numva ndarwaye nibyo mvuga no kwipima nari narabiretse kandi ubundi nagiraga teste de grossesse nyinshi ku buryo nagendaga mpinduranya amafarumasi ngo abantu batamenya kugira ngo badahora bavuga turiya wahora agura icyo gihe rero icyo gihe byaraciyemo nkajya mbitekereza nyine nkumva za complication z'umuntu utwite ariko nkavuga nti nanone nakongera ngapima nkasanga atari byo ngumya kugira ubwoba rimwe mpura n'umuntu aravuga ati ariko ko mbona wahindutse nise nahindutse gute ufite mu kantu hari ukuntu abantu baba bazi kureba umuntu utwite abantu bakuru hari abantu bakuru baba bazi kureba umuntu utwite ubwo mpura n'umuntu umwe arabimbwira ariko nyine nabyiyumvagamo ariko kubera ko akuntu nyine najyaga mbyiyumvamo napima nkasanga sibyo ngira ubwoba uratinya umuntu wa mbere arabimbwira arambwira ati ukuntu usigaye usa ese bimeze bibi ngakubitaho agatima nakubitaho agatima natangira kubizana mu mutwe nkasenga nkabwira Imana ati Imana nkuramo ibyo bintu nongera no kwipima nkasanga atari byo njya kubikora nagiye mu rugo mfiteyo murumuna wanjye n'umugore n'urugo rwa musaza wanjye ruri hafi nabo barabimbwira baravuga ngo barabona impinduka bavuga ngo ati warahindutse rwose uzi ko usa nk'umuntu utwite ndabareba guceceka ko nari mbyiyumvamo nanjye ariko najya kubitekereza nkabwira Imana nkomeza utabinkiramo napima nkagira nasanga atari yageze aho murumuna wanjye ntabwo ari mukuru cyane ariko nyamara mbona umeze nk'umuntu ibintu bimeze gutya kubera ko nakundaga igisheke najyaga kenshi ngiye kureba igisheke utwite cyangwa na mbere utaratwite oya utwite nkwite nkumva ashaka nyine naraga numva amenyo asa nkandya nkumva ashaka ibintu byo guhekenya habaga ibisheke rero iwacu kuko ahantu habaga ibisheke biryoha cyane naho nicaye nko mu rugo nkahita mvuga ariko reka ngende ndakora agasheke nagera ati se biteze ni byiza nje kureba igisheke ntagira umuntu ujya kungurira igisheke njye uwo muntu wanjye none yagiye tesite arayigurira arayinzanira arambwira ati nugera mu rugo bireba avuga ati ibi bintu narabiretse ntabwo ushaka kuzongera kubabara ariko ndakajyana nkamarana umunsi bitekerezaho numva mbureka bose mbikore Mana mbwira mbikore cyane niba atari byo mbyihorere
ku munsi wa kabiri ndabikora ariko mbikora nihishe n'umugabo ku buryo atari bubimenye uvuga nti ninsanga atari byo hano bimenye ko akantu nari ngafite uwo murumuna yamuhamagaye se wabikoze ndavuga nti muye ariko se kuki utabikoze n'abandi ndabikora mu kanya ngeze aho ndavuga ko mbikora mbikoze mbona biranyereka ko ntwite ntabwo nahise mbyemera cyangwa mpite nserebura warejejeshije nabirebye gusa ndakabirika ntuganisha kuba byapfuye ntuganisha kuba byapfuye reka mbe mbiretse ndakabirika mu gitondo ndeba ndavuga ko bitahindutse arampamagara wabikoze se ntihoye ntabwo ndabikora avuga ariko wowe nyine atangira kumbwira nabi ndavuga ndi bubikore ndakubwira mbere yo kubikora nagiye kugura kandi ahubwo njya kugura kandi ndapima nanone nsanga nibyo urebe ko bisa ndavuga nti kariya gashobora kuba karapfuye cyangwa se hari ikindi kintu cyabiteye ngura kandi ndapima maze gupima nanone kanyeka ko ntwite ntabwo naserebuye nabwo uzi ko menya ko ntwite niyo serebura warabaye ikinya kubera ko ntabwo nizeraga ko ari byo ntabwo nabyizeraga kwizera ko kwaranshiranye ndagenda mbwira umugabo ntabwo yari ahari nawe yari ari ahantu muri karitsiye ndamuzana ati ngwino nkwereke amwe turanyereka iki kuko nta mukozi twari dufite ati ni bwa bwoba bwa nyine hari ukuntu nabaga mfite ubwoba nta mukozi dufite nkajya kumukura ku muhanda ahantu ari bamubwira nti ngwino tujyane mu rugo ati ni bwa bwoba bwawe ati ngwino ngwerekere tugende ndakamwereka niwe wahise akubita amavi hasi ahita akubita nyine kari ahantu gutya ahantu hari akabati nakarambitseho nyine n'abandi ndahagarara ndakareba ndasenga mbwira Imana ni Imana ibi bintu mbabarire bibarebye mbona kujya kumuhamagara muhamagaye akiza akikakubita amaso atakubita amavi hasi agira ahimbaza Imana nyine we yaraserebuye ariko njye nanga guserebura nkajya kumva umutima ntibishobora kuba atari byo nakishima nkaza gusanga nibeshye namaze amezi abiri nibwo nabibwiye mukuru wanjye ati ngwino tugende nanone tujya kwa Evariste mu kureba ati sawa muratwite niyo ntabwo ari byo ati ntabwo twitumye barabyumva ati ni abana babiri twite noneho numva nguye muri koma noneho numva ngize ubwoba numva kubyara bwa mbere kugira ngo ni impanga ntangira noneho kwibaza ukuntu nzabyara impanga nikora biradutangaza ntawabivuga byose uko biri ntabwo nzi kuririmba ariko iyo tugeze ku cyangwa ubona ko twishimye iby'amajwi ngo bitunga abantu njya numva babaho baseza ngo bitunga abantu rero aka kazi kacu ari ukuririmba ariko turashima ni umunezero Imana cyane ubwo nanone twarongeye tujya kwa Evariste niwe yavuze ati gutya ntabwo twita umuntu umwe twita abantu babiri nyura muri urwo rugendo rutoroshye ntabwo nigeze mvuga nti nibyo wakora atinyaga no kubibwira abantu ntabwira ati se nabibabwira nanone ikazavamo bakambwira ya magambo nyine akomeretsa ngumaho ndinda njya kubyara umuntu yatwite bwa mbere abantu bamubwira amakuru urumva hari imiti banywa hari ibiki ariko mbabwire mwa babyeyi habyara Imana niyo ikubyarira ntabwo ari wowe ubyara ubwawe Imana niyo ibyara kubera ko bambwiraga ngo hari imiti banywa ariko umugabo wanjye yarasengaga cyane noneho bigeze aho mbabonye muzengereje nti imiti arambwira ati hari umuntu twavuganye utanga imiti azahuka ugiye kubyara ari ukumbeshya
urumva ibintu byose twaciyemo kujya kwipimisha twarajyanaga ntabwo najyaga nicara mu bitaro ntamenye ko Evariste ahari. Evariste yakoreraga CHUB akorera no kuri Sanosi nkabanza nkamuhamagara nkamubaza urahari cyangwa ntuhari ubwo nyine tukajyana tukinjirana akanyanya mubaza se kwa kutizera nyine nkamubwira se urabona aba bantu bafite amaguru byibura ese amaboko urayabona ese mana yanjye aho umudamu twite wese utwo naratwibaza aba yifite amatsiko y'umwana yego cyane nkajya mubaza utuntu twinshi nkamubwira utuntu twinshi nkamubaza se urabona bimeze gute akanyereka muri ekogarafi ariko ntazi kubirebamo nkamugana ntabwo ndi kubona byari ibinkengereza akajya ambwira ati dore umutwe dore akaguru bigeraho nza kubyara abana babiri nitwa Narongo umukobwa n'umuhungu. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo guhaye guhera rimwe iraguhata noneho kubamenyera noneho mu nzu ntabwo najyaga nsinzira gucara nkabareba nkibaza ukuntu nanjye babyaye aba bantu nkibaza ya magambo yose abantu bavugaga ko tabyara abantu baca iteka umeze mute nk'abantu mukajya mushyiraho abana akadomo gashyirwaho n'Imana. Imana niyo ibikuzi, Imana niyo ibizi ibintu ucamo, Imana niyo ugomba guharira byose kandi ntimukiyandurishe iminwa yanyu. Imana kare navuye mu misa hari umupadiri watwigishije atubwira ati Imana impamvu yaduhaye amatwi abiri ikaduha umuntu umwe kugira ngo tujye twumva cyane ariko tuvuge gakeya. Icyo rero nabwira abantu mbabwira ntikuvuga umuntu kumuciraho iteka gushyira akadomo ku buzima bwe ntabwo biba ari ibyacu nk'abantu biba ari iby'Imana. Imana niyo ibizi ibyiza kunyuzamo nizi iherezo ryacu umuntu ndashima Imana ndi umumama mfite abana nabyaye abo bana babiri mbyara n'akandi gakobwa nyuma kageze imyaka 2 abo babiri bagize imyaka 4 bazuza 5 ejo bundi mu kwa 9 nabo ariko ikintu gitangaje cy'umuntu wawo ndi wavugaga tura ntabyara ntazabyara ambona aba bantu nanone bavuze ngo simbyara naje kubacaho uretse ko atari bose nambaye agakanzu urabona umuntu yambaye ko nkunda kwambara amapantaro nambaye agakanzu nanone mbacaho akamarinesha kanzu nyine k'akamariniyeri ariko ntatwite nagize wari utwite ntatwite nongeye kubacaho ahubwo maze kubyara abo bana babiri barangije baravuga mu rwego ko bari bafite nk'umwaka n'igice banje baravuga ngo kufungura mugore ngarongira atwite nabyo bibabereye ikibazo babaye ati wa mugore arongera atwite seti yabonye isoko ry'abana nabyumva ndaceceka. Rero mw'abantu mujye mureka two kwiyandurisha iminwa yacu. Abantu bari guca muri icyo gihe cyo kuba nta rubyaro bahise babona bagishaka mubaherekeze mubagire inama mubasengere. Njyewe mbyara abana ba mbere nahise Imana icyifuzo cy'undi mumama w'inshuti yanjye wari utarabona umwana nambwira ati Imana umpaye abana ariko aho kugira ngo uzampunde imbere ya kanaka uzanze umumpera umwana nawe. Yaramubonye ubu yaramubonye afite umwana we noneho yari yandushaga imyaka we yaramaze kugira 15 ari mu rugo urumva ibintu yaciyemo kandi yajyaga ampumuriza akambwira ati bizacamo amari akurusha byinshi andusha rwose kwizera Imana ambwira ati bizacamo. Mujye mubaherekeza rero mubumve kandi mureke kubakomeretsa imitima yabo bikomeretse rwose. Kuvuga ikijambo nk'icyo ngicyo kimubwira ni nko gufata inkota ugashinga mu gisebe.
twe dusaba Imana urabyumva ibahe umugisha, kandi natwe uko dusabira bagenzi bacu imigisha niko natwe izayisukiranya. yego imeze nk'imvura. iyo wifuriza mugenzi wawe byiza. Yego mama rero kuri uyu munsi w'abamama ntabwo ari abatarabona urubyaro gusa n'abafite abana. Hari igihe umwana kubera ikigeragezo ni ukubasengera. Aho mbohereza mwese ni kuri ka gasambi k'isengesho, ugatakira Imana yawe ukayibwira byose ibikuremereye ikagutabara. Kuri uyu munsi w'abamama rero mpobeye abamama bose batarabona urubyaro, mpobeye abamama bose muri rusange. Mugire ibihe byiza, mugire umunsi mwiza, kandi mu ijuru hari Imana. Imana ikunda abamama cyane, naje kubona ko Imana ikunda abamama cyane. Imana ibahe umugisha. amena. Tutarasoza gato kuri uyu, iyo habaga umunsi w'abamama wumvaga umeze uti mu gihe wari utarabyara? Ku munsi w'abamama nangaga no gupostinga, wumvaga kuko numvaga nyine ntari umumama, wumvaga atari uwawe. urumva nta mama nagiraga, nta mubyeyi w'umumama nagiraga, nagiraga umubyeyi w'umupapa. Noneho no gupostinga ku munsi w'abamama, ku munsi w'ababyeyi, Mother's Day, Women's Day, sinajyaga postinga, nyine nacecekaga. Wumvaga atari ibyawe. Women's Day, Mother's Day, anniversary y'ubukwe, wanga ko bakubarira imyaka, nanga ko babara imyaka, nanga kubibutsa ko nyine hari undi mwaka utambutse ntarabyara. Ibyo bintu narabyirindaga. Gupostinga anniversary hapfiramo byinshi cyane. Uba wumva nyine uri ahantu wenyine, wumva ko umuntu wese ari kukureba, kuko natambukaga n'ahantu abantu bari kuganira nkavuga nti buriya baravuze ngo sinabyaye, baravuze nyine n'ibyo bintu umuntu utarabona urubyaro ababana nabyo. Niyo mpamvu mbabwira kumusengera, ukamufata ni nkaho ari ukumuhobera, ukamubwira ko muri kumwe, kuko rwose abaca mu bihe bitoroshye, ameze nk'umuntu. Urabona amakara ashyushye, aho nimba burafashwe ari amakara ukuntu yose aba yaka. Niryo shusho naha icyo kigeragezo, ni nko kuyanyuramo ugenda gake ugumishamo ikirenge. Urumva ukuntu ngo ntabashye, niko icyo kigeragezo kiba kimeze. Ariko nk'uko nabibabwiye, iyo ufite umufasha uguherekeza, ibyo byose nubwo abantu bavuga burya, ariko ufite aho uri butahe, usanze ugasanga atakwinubira. Kuko iyo waciye muri izo nzira zose, abo bavuga ntiyabyaye, ntiyagize utego gatanu iyo ntimba, wajya no mu rugo umugabo ati wowe ntunabyara iki n'ikindi, ukumva nawe wabizanyemo, ushobora no kwiyahura, kuko wumva wanze isi burundu. Ariko ufite wa mugabo byibura ahandi waciye babivuga, wakakwakira neza, watangira no kuba muregera ati bihorere, ugasanga ari kugukura muri cya kiganiro kugira ngo kikwinjizemo cyane ubabare. Basabiye abagabo bameze gutya. Abagabo urakoze cyane, Imana igumisha. Tusangire wakoze cyane guha umwanya wakunze birashoboka TV. Ndahamanya n'umutima wanjye n'umutimanama wanjye utajya umbeshya ko iki kiganiro kibaye kirekireho, ariko kuri njye numvaga twanakomeza kuko nkunda n'ubuhamya muri rusange. Ariko noneho byagera ku nkuru nziza nk'iyo gukomeza abantu bavandimwe bagenzi banjye, wumva wakomeza ukayumva. Ndahamya ntashidikanya ko hatazabura n'abantu bangahe byibura byagirira umumaro. Ushobora kucyumva ufite umuvandimwe uri guca muri ibyo bigeragezo, wakimusharinga kandi cyamuhumuriza. Wakoze cyane, n'ukuri Imana igumisha. Ubundi Imana ikomeze gufashe kurera abana, ikomeze ikubashishe, iguhe ubushobozi, iguhe imbaraga, iguhe ubwenge bwo kurera abo yaguhaye. Kandi Imana ibaha abana. Amen. Abana bararyoha. Nukuri. Umuntu utarabona umwana, uyu mwaka Imana izaguha umwana. Senga, wizere Imana mu ijuru, ibindi byose ubyibagirwe.
ibanga no gusenga no kwihangana ibanga rikomeye ubundi ibintu ni nka bitatu gusenga kugira umufasha uguherekeza kugira umutima ukomeye abagabo b'imfura abapapa beza abagabo beza babasha kuba hafi y'abadamu banyu njye n'ubusanzwe nikundira abagabo bakunda abagore babo mu bagabo bake nkunda couple zikundana biraryoha cyane kandi ubundi tuba twabanye dukundana mpamya nashidikanya ko nta muntu ubana n'undi badakundana mubaye mudakundana sinibaza icyo mwabaniye Imana igihora dushoboza kuba hafi y'abacu mu bibazo kuko buryo iwawe unamubonera mu bibazo noneho ikigeragezo nk'icyo biba bisaba umuntu wawe ariko reka dushime n'umuryango w'umugabo utarigeze ugutera hejuru kuko hari n'ababa bafite imiryango bashatsemo ugasanga nayo ubwayo irabakomerekeje bibaye ikibazo kurushaho iwanyu nabo bakiheba reka tubyite kwiheba agahinda kakabica reka dushime Imana yabikoze yabakoreyemo n'ukuri Imana ibaha umugisha papa w'abana tumusabiye umugisha Imana ikomeze ikurinde namusuje naba n'iki kiganiro rwose ndagukunda nanjye mbivugiye kuri kamera ndagukunda uri umugabo w'intwari umugabo uzi kwihangana aba mama mbifurije kugira abagabo bihangana kandi babakunda ubundi biri byo wakwifuriza buri muntu wese kubana n'umuntu umubera uw'umugisha yakubereye uw'umugisha iki nicyo bivuze kubana mu bibi no mu byiza no kuri yarakoze cyane bakunze birashoboka TV show rero mwihangare nibwo twaba twamaze umwanya munini ntabwo twamaze kubusa twabaganirizaga turanezerewe umunsi w'abamama bamama bagenzi banjye mukomeze muryoherwe neza y'Imana badamu bagenzi banjye mukiri kuri uwo musozi wo gutegereza utoroshye Imana ibagirire neza kandi nanjye nongeye kubabwira ko isaha izagera ikintu cyose kigira isaha yacyo kandi Imana iri kumwe namwe mukomeze mugubwe neza turabakunda cyane kandi Imana irabakunda kandi ntimukibagirwe gukora subscribe ngo kabyarawe abayikoze bo duhora tubashima turahari ubwanyu nta rongo bakoze cyane urakoze nawe mama birashoboka papa birashoboka